ni igikorwa cy'abanyarwanda bose. Yego. Natwe rero nk'ishuri Yego. ni igikorwa cyiza gituma tubasha gukora ibikorwa biteza imbere ishuri ryacu, Yego. isuku, Yego. cyane ko ariyo gahunda. Ya okay, nkuko nakomeza kugenda mbibabwira rero tugize amahirwe yo kongera no kubona umuyobozi w'ikigo twamye tuganira n'abarezi ariko noneho tubonye n'umuyobozi w'ikigo nawe urabona ko rero kabisa ni munyakazi arakora nawe uyu munsi yavuze ati reka nze mfatanye n'abanyeshuri nyoboye ndetse n'abarezi hanyuma twongere gukorana umuganda. N'uyu munsi rero ni ku itariki 31 z'ukwezi kwa mbere, ni umunsi w'umuganda wa mbere muri uyu mwaka. Hari kinini bivuze, reka tumwegere nawe atubwire uko yabonye uyu munsi, se babitekereje nk'ubuyobozi bw'ikigo, babonaga bizafasha iki, bizagiwe mu maro. Ngira ngo murabona cyane kabisa uko afata isuka nyuma yo mbere yo kuza kuyobora ikigo kabisa ashobora kuba yarigeze kubikoraho, ariko ni umuntu ufite imbaraga cyane. Reka tumwegere nawe atubwire uko abibona. Mwadufasha mugafata mikoro nta kibazo mukadiminika ntabwo tubatindira kugira ngo mukomeze umuganda. Ni igikorwa cy'abanyarwanda bose. Yego. Natwe rero nk'ishuri Yego. ni igikorwa cyiza gituma tubasha gukora ibikorwa biteza imbere ishuri ryacu, Yego. isuku, Yego. cyane ko ariyo gahunda turimo ya fresheri ku ishuri. Si fresheri ku ishuri. Tugomba kwimakaza isuku, tugakoresha amaboko yacu, tugateza imbere ikigo cyacu n'igihugu rusange. Abanyeshuri bitabiriye kandi barabikunda, ni abana batari abato. Ejo hazaza hashingiye ku maboko yacu. Yego, murakoze cyane, reka tubareke mukomeze mukora umuganda. Ubwo ndakeka nyuma y'umuganda turaza kugira ukundi kuntu tubiganiraho turebe ese ishusho rusange y'umuganda yagenze gute. Ubwo nizera ko turaza gukomeza kugenda dukorana neza cyane. Reka rero dukomeze tuzenguruke muri GSP nk'uko nabibabwiye, turaza kugera ahantu hose bari gukorera umuganda, tumenye se byifashe bite, aho bari gukora amasuku bimeze bite. Byose rero ni kuri Post TV na Anacre. Reka nse dukomeze.